nakuze ndota kuzubaka nkahirwa ndetse rukazarama. Iby'ijuru rito bimbamo nabyumvanye benshi ubu ntabona, ariko nyine akaba wa muhanzi zari inzozi. Ni inzozi. Ubuzima ndimo ni inzozi. Inzozi narose nkiri inkumi, izo umwari wese yagira, gusa nyine ibyo umwari yigira si byo ubuzima bumugira. Ese ko tuzi karisimbi ko impamo yose itatse amasimbi, aho umujinya ubitse urazwi. Ese Rwanda wayitakaza? Urugo ruruta uru rwava he? Uru rugo mfite impamvu amagana zatuma naruta, agira izindi amacumi zatuma ntaruta, gusa ayo macumi amira magana ku buryo ataruka. Nzarugumamo ndume gihwa, nzanyurwa. How could you possibly understand me? You are not me, cause these are my reasons. Nta mpamvu yo guhangana ko ibyo uri kumukorera nawe ejo wakwicara mu rugo rw'undi muntu, umushiki w'umugabo uzagushaka akakuzonga, urumva, cyangwa se na nyoko ubukwe mukabaho mubangikanye murwana muhangana ngo na watagukunda. Rero icyo utiyifuriza ntukakifuriza undi. Kandi ngo uri umukobwa umaze gukura ndabizi urumva, sibyo? Kandi ibi byose urimo urakora ubangamiye papa we kurusha uriya mugore niba utanabizi. Papa azi ko anytime uzava mu rugo ujye kubana n'umugabo uzagushaka, uriya bagumane amushajije. Ubu ntayakwirukana uriya kandi akagaruka nawe ntiyakwirukana umwana we. Urumva ibibazo byose uriya n'umuriya mugore afite ikibazo pe, kubera kumuhoza kuri pressure, ariko so ni ubangamiwe cyane. Nje rega nawe ntago munyumva, rega nanjye side Dennis aricyo yagukoze nyiracyankoze, ariko urashaka vana agende. Agende no isundi kuki iso numara kujya mu rugo rwasigarana nande ntashaka kundi. None se iso uzamuhitiramo? Oya, at least naze kucyumva so azasigara yisajije. Wiyamba mbona rumva ntako nubwo mukunda n'ubundi ntago amarasange nabikora. Nama nakugira sibyo, uracyari muto. Ibyo bintu wishyiramo ngo ntumukunda ntago uwo uzabibara sohoka zaba. Nawereka nta nkunda. Arakwanga se wari wambwe unacyaragukora? Nacyangwa ko n'ubundi mbona nyanga. Ntago kwanga ahubwo just wowe ni ibintu wishizemo, urumva? Usa nkaho umeze nk'abantu babangikanye mu rugo rumwe. Ahubwo cyane nagusaba sibyo, ndakugira inama y'umuntu mukuru. Wowe tuza ahubwo umuntu abane neza, kuko byose nge nakubwiye ngo uri murabangamira papa wawe kurusha uriya mugore. Iso asesubiye ku nzoga urabizi, arataha akureba urimo areba mukaso murebana nabi. Mukaso ne ifite ibibazo by'inda yavuye meje ubu nazo ushaka kuba ari nawe ntandaro yo guhorana stress mu mutwe we. Ubu se wabana n'umunzu n'umwicanyi ubizi ko ari umwicanyi, niyo atagutema ni watuza mu mutima. Nese ninjye uzikura icyo nawe ugana n'umwana manini intambara. Okay, urimo urakura nawe uzabimenya, ariko icyo nakubwira cyo ugerageze uko ushoboye mushaka aho muhuriza, kandi nziko bitakunanira, kuko wowe nutekereza kuri so ni uri murashyira mu bibazo no gutera stress. So nabona n'amasaha namfashe kandi nshaka gusubira mu kazi sibyo, ndakuganirije kandi nujye genda cyozo nanjye byumugira sibyo. Nzagaruka nuzarase mu rugo nzajya sibyo. Nzi kuzatinda mu gace. Oya ndababari nacyo sibyo, ariko ugerageze umenye ko ibyo ukora byose urebe inyungu za papa wawe. Nawe umuganire nta kibazo mu gihe cyose, akantu ukunda guhangana. Bye. Wanaguhunda shisha make manago nagemereke, urabizi turakundana turumvikana, ariko kunkingira mbuboha use wamubonye ubundi ma namubonye. Ariko uriya mwana we wumva se yaragiye nta gihari sibyo, ndetse na nyina wari uhari icyo gihe nawe yagize ibyago, umugabo amaze gupfa ahita nawe apfa, yagize umutima atadakahita. Urumva rero nibo bari babizi bombi, nibo bazi yuko uri umwana wanjye ariko nina atari uwanjye bwite. Turabigenza dutya rero tuzamushyikira. Nuko muri randushimishije n'umugabura none wapfa umukobwa wawe
oya ntabwo namuguha mwana wanjye ntabwo namuguha pe ariko kubigira ibanga nina ntibizagucika ku kanwa kawe ngo ubivuge ibyo ntuzabibwire nina ariko naringize mwana we oya ntuzabibwire kugira ngo mama bagomba kubana noneho bazabyara abajura ibyo ni ibibazo oya ntabwo byagiye ngenda ndashaka umugabo w'umubosi wakora tubana kuri humura azaboneka muri se buriya ntahari shama nyine sinzi gusa tuzabiganira nawe uzambwira ndabizi mbona hari abantu ubusabuzi wandikirana nande buriya mu by'ukuri mama nanza kubwira uzambwira ako ntuzamukire muzanye imbogo oya ma njyewe ukuntu niyemera noneho namututse uramuhungu yaragiye no kuri ko mama erega nina yadusuzugura ni gute amwicaza mu ntebe zacu ureba ukuntu asa ariko nyine nihangane nakundi tuzabigenza dutyo kubenda ukorakora ku nzu z'abandi ni ni amahoro nk'abandi nanjye ndimo ndibaza ubu biragenda bite kugira ngo umuntu abone uko yisayidiye ko mbona Kigali umuntu azajya atega akava Nyagatare ibi ni ibiki kandi ibi ni iki kiba kitizira nyenzi sinzi niba wiragize uba mu ifamu narahabaye ibi tukaba twabikoreshaga nka papier hygienique utyo mama rero nari ngiye mu nzu mbona ndi bubangamirwe ndavuga ntereka nkwegere ko wowe uri umusangwa hano haryo witwa Nyamwiza cyane ndavuga ko uri umusangwa ntabwo wabura icyo umfasha nakubeshye dore ko aba ko nyine yatwihagarara ntabwo nakerura ngo mvuge ngo kujya ku bwiherero biranze ariko ngeze hariya nsanga ufite indobo y'umweru irimo amazi inyagwa ndayicara hejuru nyine kandi amahirwe menshi iriya ni tuwarete uza wicara ugakora ibyo ukora ibikomeye zoroshe waruha ugahaguruka cyangwa hari akandi kari ku ruhande uzucisha nk'ahantu cyangwa ugacisha imbere ukanyuzaho utuzi kugira ngo umwanda wose ushire ugashyira amazi mu nda nyine ukuri ugakuraho umwanda wose iwacu nta wahaguruka hari akantu kameze nk'ako gucana itara ukandaho nabonye ibipesu hejuru ako ngaho uzi ugakora Kigali ni amahanga abantu barakatana nta kuryama umuntu ugayirukanka abantu ntibakiboneka buriya muntu mubana mu nzu umuntu aba ameze nk'ari umuryango kwirukana umukozi aba azi byinshi niyo madamu bijya bimubaho kureba inda yavuyemo abizi buriya iyo namwirukanye agenda afite umujinya kuko anabuze akazi agenda akagutaranganya agushyira hanze ndaba ari amafuti nabyo twajyaga kwifuza bishoboka urabona ko dufite umukozi usigaye umeze neza cyane ariko byaranze kabisa ntabwo waciteka wenda buriya most of the times umugore asana hari ikintu cya danje akorana mu rugo abakozi bafite abakobwa bandi barakuba bamaze kubibona akazi kenshi bakamufasha bajya ku ishuri bamufasha nta kintu na kimwe kimubona ku buryo bavuga ngo ikintu numva cyaba cyiza byagenze ibyo narebe umva rero shari ndumva rero ukuntu ugiye kugenda kibamugaranye mubwire ko ubona ko ari ikibazo cyo kwiga kandi akunda ishuri hari ikintu kimuba mu mutwe kwiga
ni rero se tundi atize buriya ibi yambeshye bazabana nakunda ikomanana ushaka kwiga agomba kwemera ko tumushyingira uriya musore umva bagomba nani umva ku itegeko ahubwo mama ku itegeko akirangiza gutya bahita babana niko bizagenda buri kamuhamagaye Nina 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 enda hano mbwira Mwahishe se? Yari bigiye gushya. bakaba gafite ubunebwe hari Niko. Yagize tutsi n'itwaze. bigaragara cyane ariko bigiye kuboneka mu minota 15 Ntacyo hari ndakika ntacyandika. Umva nini? Tega amatwi. Umva ibintu biri kukubwira. Uriya musore nkuko yabikubwiye twaricaye. Nagiranye amasezerano na se akiriho. Buriya ni imfubyi. Tugirana amasezerano amuguriza amafaranga atari make. biroroshye cyane reka nkugire inama iyo sinshaka ko ejo bundi buriya kugira ngo uhemuke mu bantu musanga nayashyize hejuru buriya umenyereye kumenya numva amasaha arimo gutuma umuntu iriya tuwarete yanyu utagira n'ahantu bituma ngo wumve isazi bigaragaza ko umaze gunya iyo ni tuwarete y'ubwoko nashaka ahubwo wowe kandi ndabona uri umuntu w'umusirimu urimo aranyigisha n'utuntu uzagera kwiga iki ni ikizira nyine zimeze ikigeruka ruguru birahari hano buriya umuntu ibi se wabikuye hehe ko Kigali tutagira inzu kiba naravuze ko ngiye i Kigali ubuzima butazangora buriya narapfunyitse naciye nka birindwi nzagera nkoresha ibiba bibiri nibishira nzatumiza ibindi kuko ntabwo najya gukoresha amazi hari utundi tuntu twakora iriya ruguru ariko umuntu yajyaga nko kuri tuwarete urabona zino zacu nyine zanyu zacu tumenyereye gucana zazo niziba hari ahantu habaga hari akagungusi ugaca ukabira muracana uzi noneho iyo uguye ku kinonko byabaye ibisirimu ntabwo ujya gukurura ikibuno cyose ufata akanonko kwa kundi wambwiraga kugira gutya ugafunga nimba nta muntu uri butere umwaku ugira gutya unarebe uko karenze ariko gasakuze aho none muze wakwize ibintu by'ibisirimu ko washitse nashaka kwituma nisanzwe reka banze amara imiti wenda mugerageze igihembwe gitaha sibyo wenda byakunda na kandi ikindi cyo nakubwira cyo ni umugore ujya mu mwanya ndabizi twese turi abagabo tukirirwa twirukanka akazi hasi hejuru pe ariko umugore ahava akagira abakeneye umwanya kurumva nk'uwo mwana ukurikira imfura umukobwa wawe kuba badahuza buriya nkubwire ikintu cyitwa umuntu kwangirika mu mutwe ni ikintu kibi buriya niyo waba uzi yuko twangana niyo ntabwo ukubita ariko no guhuza amaso n'umuntu mudahuza ntabwo watuza muri wowe kandi umuntu ufite ikibazo nka kiriya nawe utarabasha ngo gaterwa n'iki mani ahora kuri stress z'umwana avuga ati uyu mwana sinamuvugaho isi nawe twaserera urumva ni intambara bafite mu mutwe we nkawe abana n'umwana yitwararika yabwira nawe umwana wawe nawe aragukunda urumva kandi nuko uriya mugore nawe yarazanye n'umwana we buriya nacyo aba ari ikindi kibazo kimuremereye avuga ati ndi hano nsa nkaho mvuga anytime nkoza agakosa mbanjugunya hanze n'umwana urumva kandi ashaka kwicara hano urumva aba ari stress rero kisabwa nta kindi mwana kumuba hafi no gusenga cyane by the way nubwo ibintu by'Imana tutabyizeramo cyane ariko buriya hari ikintu ari ukuntu gusenga biturisha umuntu mu mutwe by the way akushaka gushyira gahunda akavuga ati ushaka abantu babonye amasengesho n'inshuti zawe ukajya hano nka saa 12 bavuye mu kazi bakicara no mu nzu bagasoma Bible bagasenga ibyo bintu bituma nyine umudamu agira ukuntu atuza muri we nawe aho uboneye umwanya ukaza mukaba muri kumwe yewe si ngombwa ngo ajye arya ibyo mu rugo waba wabonye ka time mukamubwira ati sheri ngaho ambara musange hano hanze ukamushyira mu modoka ukajyana mugasangira kugira ngo twimurake turabyibuka mukiri batoya bimaze kutugendekera uko byagenze papa wanjye yangurije amafaranga kugira ngo mwubake mwari ukiri bato mwari cyane
amasezerano ndetse yanditse tumaze kugirana amasezerano yuko nzayamwishyura ndetse naba ntayamwishyura nkamushyingira umwana wanjye rero nk'uko ubizi ni umwana wanjye uriya muhungu rero ni umuhungu w'inkingira wamubwiye guhisha ku ntego ntabwo ari umuntu Nina rero uriya musore ugomba kubana nawe kuko amafaranga yo ntayahaye kubana nyiri kwiga kuko ubishaka njye gusimbura n'umuntu ntazi koko oya kumumenya icyo si cyo kibazo ngenda muzi mva ko nzi na se nari nzi na nyina ikibazo cy'imiryango cyo ntigihari ariko ngomba kumugushyingira kugira ngo iryo deni rirangire urumva nini ndetse nimba adashaka gukomeza kwiga none se ntukeneye gukomeza kwiga ndabishaka nta kibazo ndakomeza nkwishyurira minerivare ubanza urangize kwiga sibyo mama ntabwo ari uyu nabanza munsi byemereye nabanza byemere urabyemera ubu se ushangiye kubaka urugo none ashaka abana nande none nayo ibigende ese basi kuki Karine mukuru wanjye atari we mwamwana abana Karine? Karine se nawe bashingira ababonetse bose nese arashobora ubundi se ngiye nshobokanye ntabwo nawe bashobokanye nibura wowe ushoboye nibura kuvugana nawe ariko uriya muhungu ugomba kubana nawe rero mfasha ahubwo ndangira agasozi cyangwa umugeni w'iyo Oya, n'utuma kumugeni ikigali y'umuntu uzi ko umuntu ikigali azata hasi ishashi ya biswi bakaguca ibihumbi 20-30 uzabasha ifaranga zikomeye cyane ari ishasho gusa ishashi mwatekereza uneye ku gasozi natagaso hari agasozi wabonye hano ntabwo ari reka da ahantu hose baragiye bashyiraho amasima kandi ibyo ntibizashobora usibye n'ibi reka nkubaze buri injangwe ingeso z'injangwe imara kwituma yacu kuyigataba injangwe z'i Kigali zinyabuze hari izo urabona kuva washwida ni n'imbwa zija muri wese nkazira zacu imbwa zirasimbutse cyane no kurusha abantu kuko imbwa twaba dutuyemo yoba bizi kuja kuri iriya wese mbese iyo mbwa yabikurusha muri Nyagatare twasubira inyuma rero twasigara inyuma imbwa z'i Kigali zigukoresha buriya bwiherero barimo gukoresha hari ukuntu tuziza zigahagarara ariko nawe wagira akazi utacu reka nkubwize ukuri ngiye kugenda nshakisha ahantu hari hose nimbona n'indobo sinabonye bagira ibishingwe hano dufite ahantu hari tuwarete hano ya yindi ya dumburi niyo ushaka nyamuneka ngende nshaka ikirere aho mbona hose oye uze aho we gute hari tugira tuwarete ya dumburi irahari washumba nakujane ni hano ga uciye nkate hano nyine urangiza reka maze n'umukora ariko muze witonde izo bintu bitaba biriho amahwa bose arongera avuge nako kiri ni ukubabona bari Kigali ngo babonye abana naho ababyeyi babo bose baravuga kunya kaho ari ubumanzi cyangwa ikintu agira ko aravuga gusa kankubure rero yabitaka uvuga zisa nkazo umustress ari no birenze ubwo umwana wanjye ntabwo namwirukana umugore stress nizabura ntiwakwirukana umwana wawe kandi umugore nawe kuba batarebana neza umugore bimutera stress ntacyo kwirukana umugozi icyo aracyo cyibagirwe ntabwo waba ugiye kwita hanze ndagerageza kwirukira uriya mwana madamu wenda muri hafi izamuha gutuza ariko umwana imyaka arimo urumva ni kwa kwiyumva arashaka kuyobora mu rugo arabona hajemo undi mugore y'iki ariko ibyo ngibyo namuzanye niba batanabishaka ari barashwe cyane ni ngombwa ko bafite umudamu nta mpamvu yo kubarushya murakuze ejo n'ejo bundi muzajya kubaka inzu zanyu n'ubundi nzasigara njyenyine yo gushaka ntagishoboye nanashaje ubwo reka nshaka umugore muzajye kugenda byibura andi hafi ariko ntago mva uriya we mutoya rwose ntago byakunda niyo mpamvu ubona byakomeje kuba mbiri reka dutegereze iyi mita yimare ariko nawe akantu ko kumuha umwanya kaza imbere ubu buryo rwose gukora ibishoboka ahubwo namugiriye ni nziza ngiye kujya ncisha mu mwanya nimba ntagiye isafari ntari hanze y'igihugu tujye muri weekend tujye gusenga ubone yes liti bikoraho kubyo bw'ejo usangiye bafite abashitsi banyu ba pasiteri ibyo ni sawa cyane kasava naye nayinshi hano rero ndavuga ni kanze mbasureho nakoze uranduse rero buriya nose ko muri uwo muryango niko bimera ibintu nk'ibyo ntabwo tubona umwanya ariko bwari mbonye umwanya
uca ku muntu ukareba uko ameze amuganiriza ariko naje uzaragaruka urumva nise radeni zariva mu wana ko se mama kucyumva ko wankora ibi bintu ko uzabanza urangize kwiga si imyaka 2 yonyine usigaje niba ukeneye kwiga urabikeneye cyane abikeneye niba ushaka kwiga rero ndakwishyurira nta kibazo ariko ugisoza na diplome zitarasohoka uzahita ujya kubana basi nari Sheri wanjye ni itegeko. akabyemera ariko sinjye kubana nawe oya nta kindi gihari kuko amafaranga ntayo mfite mama ariko ntukajya unyinginga so uzajya unyinginga winginge n'ubu urabyemera nako nakuza guteka gusaba sibyo Sheri ngomba kubana uko njye ntabwo dushobokanye urabona yanaje wowe mugirira impuhwe njye wabonaga mvugana nawe umani icyayi ese kare we byagushimisha ko ntabwo rero ari njyewe njye se ndirina njye ndi Karibe ihangane ariko ihangane utunganye ibikoresho byawe byose urasubira mu ishuri nta kibazo amafaranga ukunda ziyakwishyurira kwiga rwose ukunda kwiga se ariko uriya mugabo mugomba kubana nta n'ibindi irambo esori wa musheri wawe yabaye sheri ndashaka kwiga ariko ni ukuri asi ntakundi kwavuma wamuvugisha kuko bikagenda ukundi ariko uriya muhungu mugomba atanjyanye kubana nta n'ibindi ntabwo turi nta bindi bihari ntabyo ahubwo mugiye kugenda mu biganireho hanyuma umubyeyi azategereza ko nawe ugashakisha ubuzima ubane pe mu myaka 2 izaba ihagije uzaba urangije amashuri yawe hanyuma ushyingire yamwiza se witabisha amaguru umukobwa ntabwo sinkwitabiza hari ikindi nari mbere y'ibyo utabona ari kwitaba atetse kwitaba utetse ni ikibazo ariko abagore muzamubwiraga umva ibyo nenda ni ikintu hari umushyitsi waje hano sinzi niba mwahuye twahuye si wa muko nyine twahuye wamubonye umunsi wiwe umeze nka ya minsi imyaka 10 tuzomara mu ijuru umunsi umwe amaze hano amereye nk'iyo ngiyo byagenze bite bote muri salo umva nkubwira icyo nenda kunya yane hejuru y'ubwiherero ngo yewe ibi byose umuntu azaje mu bwiherero bw'umwobo tumutaboneza gutyo akanya hejuru umva icyo nenda kukubwira rero ndakeka wamubonye rero ntabwo nzi igihe azamara hano gusa agiye kuba ari hano muri iyi minsi urihangana ese jya utuza ubanze wumva ibyo umuntu akubwira urihangana ubwo nyine akazi kagiye kwiyongera ariko n'ifaranga ubwo ziriyongera ese tuza ubanze unyumve akazi kagiye kwiyongera ubwo niba ku byo wakoraga nyine nawe urabyumva azagererwa hano urabyumva nawe niba ari serivisi agukeneyeho uyikore niba ari ukumesa kamesi wuzuza umugabo utitawaza My